ubundi biba bizwi neza ko abantu bakundanye baba bagomba kwizerana, ariko kuri Mariya we siko byagenze. Ubwo ngubwo hari yashize ibyumweru 2 bashakanye, niko kuba yazana umugabo wanganga agiye kumutungura, aramubwira ati ngiye kubara 3 uhita upfukura amaso. Ubwo ngubwo Yozefu kuba yapfukura amaso asanga bamunaze mu mazi ako kanya. Ubwo umugabo wari iruhande yari yajugunye ibuye mu mazi riziritseho umugozi wari uziritse ku kagare. Ubwo ngubwo Yozefu aba yagwa muri ayo mazi. Ubwo ngubwo yatangiye kuba yatabaza ati se Mariya bigenze gute? Ubwo ngubwo Mariya we n'umugabo wiwe wundi wari uri ku ruhande batangira kuba bamusezera, baramubwira ati tuzahurire mu bundi buzima, uti bye bye. Ubwo niko kuba yahindukira abwira umugabo we ati sheri, ati sinjye urota tuvuye aha hantu, ati ndabona ibya Yozefu byo byarangiye. Ubwo umugabo nawe niko kuba yahindukira atangira kuba yabwira Mariya ati sha turamurangije umusenzi, ubu ngubu tugiye kwibanira, ndetse n'iriya nzu mwabagamo ni njyewe ugiye kujya nyibamo. Ubwo ngubwo Yozefu yakomeje kuba yatabaza abwira Mariya ati ntabwo wakagombye kuba unkoreye ibi ngibi. Ubwo Mariya niko kuba yakibwirira umugabo we wari uri ku ruhande ati sheri, ati twigendere, ati rekana n'uramutwe, murajye munyumvira abantu turi gushaka muri iyi minsi. Ubwo ngubwo Yozefu yagumye muri ayo mazi, ariko ni ugutabaza cyane avuga ati mwamfashije, ati habaye uri hafi aho ngaho akaba yamfasha, ati mwamfashije. Ubwo ngubwo yakomeje kuba yatabaza, kumba aho hafi hari umugore uri kwishakira amabuye y'agaciro mo aho ngaho, ari kuvuga ati oh my god, ati uyu munsi noneho ndaba nabona ikira, ati ko mbona ndi kuzamura akaba nta kintu ndi gukuramo. Ubwo umukecuru yakomeje kuba yareba yikanze, kumba arebye ku ruhande atangira kumva amajwi arimo aho ngaho ari guhamagara ati umuntu uri hafi aho ngaho yamfashije. Ubwo ngubwo umugore niko kuba yarambika ikintu yari afite aho ngaho yari ari gushakishamo amabuye y'agaciro, abanza yakiruka ajya kureba umuntu uri gutabaza. Kumba umugore akimara kuba yagenda, muri ako kanuza hahise hazamo amabuye y'agaciro. Ubwo umugore niko kuba yaza ari kwirukanka, ari kubaza ati se we wageze mu mazi aha ngaha gute? Ubwo ngubwo Yozefu niko kuba yari ari gukomeza kuvuga ati se mwamfashije mukamvana muri aya mazi. Ubwo umugore niko kuba yamufasha atangira kuba yamukuramo aho ngaho, ariko Yozefu yari ari gutaka cyane bise naho yari yababaye kandi yavunitse. Ubwo umugore yamusize aho ngaho aramubwira ati kambanze nazana icyo narindi kuba nakoreshamo aha ngaha mbere kuba nagufasha. Ubwo umugore nawe niko kuba yagaruka atarwiyambitse avuga ati n'ubundi uyu munsi nta kintu nabonye. Ubwo ngubwo mu kuba yagera aha ngaha yakubiswe n'inkuba aravuga ati ndi kureba se cyangwa ndi kurota? Ubwo ngubwo niko kuba yaterura ka kanuza yari ari kuba yarobesha, ari kuba yashaka diyama, ari kuvuga ati mana, ati ibi ngibi ni ibiki unkoreye? Ubwo ngubwo yarahindukiye areba wa mugabo Yozefu aramubwira ati Yozefu, ati ushobora kubuzana amahirwe n'imigisha mu buzima bw'abantu. Ubwo ngubwo Yozefu nawe yari akiri aho ngaho yacitse intege, ndetse bari bamusunitse mu mazi yavuye ahantu harehare. Ubwo umugore nawe ntago ari wa muntu wabonye ubutunzi ngo abe yakirukanka muri ako kanya, yagarutse kuba yafasha Yozefu. Reba neza niba warakoze subscribe, nuba utarayikora ube wayikora, like na comment ni ingenzi cyane kuri twebwe, ndetse ube wanadusharingira iyi nkuru yacu. Ubwo ngubwo Yozefu hashize igihe babaye bamuzana kwa muganga, muganga aratangira arababwira ati hari icyizere cyo kuba umwana wanyu yakira. Kumbe mama Yozefu aho ngaho yari yaje ari kuvuga ati se umwana wanjye mana wamufashije akava muri iyi koma arimo. Ubwo muri ako kanya Yozefu nawe akubuzima katangiye kuba kagaruka, ndetse karagaruka cyane. Ubwo ngubwo batugarura aha ngaha kuri Mariya wacu wari warasize ataye umugabo we mu mazi akijyanira n'undi mugabo. Ubwo umugabo yatangiye kuba yamusohora mu nzu aramubwira ati Mariya sinye gushaka muri iyi nzu. Ubwo Mariya niko kuba yatangira kwinginga avuga ati sheri, ati n'ibintu nagukoreye ni wowe nyituye ibi ngibi.
ubwo umugabo niko kuba yamubwira ati ntago ngiye nabana n'umugore wabashije kuba yagambanira umugabo we, nanjye wazabinkora. Disi murajye mwumva umugabo uri ahangaha nawe yaramwiyamiye aramubwira ati ibyo wakoreye Yozefu nanjye utazabinkorera. ubwo ngubwo Mariya yasigaye aho ngaho inyuma y'urugo, ndetse umugabo yahise aniyinjirira mu nzu aba yamusiga aho ngaho, arangije aramubwira ati ngaho jya kwangara ku muhanda. ubwo ngubwo Mariya ndetse n'umugabo yari yaramubyaje umwana, Mariya aravuga ati se ubu ngubu nibi bimbayeho ndazibanzwa nzerekeza hehe? ubwo ngubwo niko kuba yafata utwe atangira kuba yagenda kumva ahangaha Yozefu na mama wiwe bari biviriye ku bitaro ibyishimo ari byose. Yozefu ari kubwira mama we ati mama, ati wari uzi ko Imana yakora igitangaza nkaba nakira? ubwo ngubwo bari kugenda babonye umuntu wikoreye ibintu ahetse n'umwana ndetse anatwite indi nda. ubwo mama Yozefu niko kuba yamubwira ati se wafashe ko umuriro na feri utaba wagonga uriya muntu? ubwo mama Yozefu niko kuba yamubwira ati mugendere gake, ati n'ubundi urabona ko ameze nk'utazi yajya. ubwo ngubwo Yozefu niko kuba yavuga ati ahubwo kamagarika imodoka mbe namubwira ave mu muhanda. ubwo ngubwo Mariya nawe ntago yari azi icyabaye, nyuma yari ari kugenda arimo kurira. mu kuba yahindukira yumvisha umuntu ari kuba yamuhamagara ati yewe muntu, abona ni Yozefu umugabo wiwe yataye mu mazi mama we. ubwo ngubwo yatangiye kuba yavuga ati si ibi ngibi bibaye noneho ni ibiki? ubwo ngubwo Yozefu nawe yatangiye kuba yavuga ati se ibi ni ibiki ndi kureba? ubwo mama we nawe aho yari amuri inyuma yatangiye kuba yakumirwa. ubwo Mariya niko kuba yatangira kuvuga ati Yozefu atumeze ute? ubwo Yozefu nawe kureba umugore yasize ndetse wasize anamutaye mu mazi, abona ahetse umwana ndetse afite n'indi nda, ari kugenda yabuze epfo na ruguru yabuze iyo ajya. ubwo ngubwo nawe umugore yakozwe n'isoni. mama wa Yozefu nawe niko kumureba aramwitegereza, arangije abwira Yozefu ati se mwana wanjye iyi situwasiyo noneho urayitwaramo gute? ubwo ngubwo Yozefu niko kuba yamubwira ati mama tuza hamwe. ubwo ngubwo Mariya niko kuba yatangira kwisobanura ati Yozefu narakugambaniye ariko ntago yari ngewe, ati barambabaje nanjye baranshutse. ubwo ngubwo Yozefu agitangira kuba yavuga amagambo, Yozefu niko kuba yakikatira na mama we yisubirira mu modoka, aravuga ati umuntu wagusize bwa mbere ndetse akaguhemukira bene kariya kageni, unamuhaye imbabazi yakongera kuguhemukira? ubwo umugore Mariya yasigaye aho ngaho ndetse n'uruhinja mu mugongo n'inda. bantu murajye mureba amakosa y'umuntu ukora mu buzima bwawe niyo agenda akakugaruka. ubwo ngubwo Yozefu nawe yaramubwiye ati nta mbabazi naguha bitewe n'ibyo wankoreye. ubwo umugore yasigaye ahangaha yibaza icyatumye yaba yahemukira Yozefu. ubwo ngubwo yagiye ku mavi atangira kuba yasaba Imana kumwereka inzira yanyuramo, kuko amakosa yari yarakoze yari menshi. nkwibutsa kuba wadukorera subscribe, like na share ndetse ni ingenzi kuri twebwe.